Amateka y'imiyoborere mu Rwanda avuga ko mbere y'uturere hari amakomine 158 yigabanije muri prefecture 12. Muri 2006 nibwo komine zasimbujwe uturere 30. Prefecture zivunjwamo intara enye n'umujyi wa Kigali hagamijwe kwegereza abaturage ubuyobozi. Uku kuvugurura inzego z'ibanze byajyanye no gutora abayobozi b'uturere bahabwa manda imwe y'imyaka 5 yongezwa rimwe kugira ngo bakurikirane gahunda zikura abaturage mu bukene, aho abayobozi bahiga ibyo bazakora hifashishijwe ingego y'imari leta igenera uturere. Manda ya kabiri yarangiranye n'intangiriro z'uku kwezi, ndetse binitezwe ko kuwa mbere w'icyumweru gitaha hatorwa abayobozi bashya bagomba kuyobora uturere muri manda ya gatatu. Manda ya kabiri yasojwe yagaragayemo byinshi mu iterambere ry'uturere kubera ibikorwa remezo bitandukanye abayobozi bagejeje ku baturage nk'amasoko, amabagiro n'amakusanirizo y'amata bya kijyambere, udukiro, amashuri, amavuriro, imihanda, amazi meza ndetse n'amashanyarazi. Ibi biniyongeraho gahunda ziteza imbere imibereho y'abaturage zirimo ubwisungane mu kwivuza, guca nyakatsi, kwambara inkweto no gutunga uturima tw'igikoni. Abayobozi mu turere kandi banagize uruhare runini mu gufasha no gukangurira abaturage gukorera mu makoperative bahuza imbaraga mu kwiteza imbere, gukoresha inyongeramusaruro mu buhinzi no guhinga ku materasi y'indinganire hagamijwe kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi butunze abasaga 80% by'abanyarwanda. Nubwo bitari ku rwego rumwe, nta karere utasangamo ibi bikorwa binafatwa nka bimwe mu byagize uruhare rufatika mu kugabanya ubukene mu baturage, aho nk'abakennye biringaniye bageze ku kigero cya 39.1% bavuye kuri 44.9%, naho abakennye bikabije baba 16.3% bavuye kuri 24.1%, nk'uko ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cyabitangaje mu mwaka ushize. Gusa hari n'ibitaragenze neza muri manda ya kabiri y'abayobozi b'uturere. Hari abayobozi wasangaga aho gusobanurira abaturage gahunda za leta ngo bazishyire mu bikorwa baziyumvamo, cyane cyane nk'ubwisungane mu kwivuza, abatarayitabiraga bafatirwaga amatungo akagurishwa cyangwa agafungiranwa ku biro by'utugari n'imirenge, ndetse hari naho wasangaga abaturage babuzwa kurema amasoko bazira kutambara inkweto. Hanagaragaye uturere twaranzwe no guhora inyuma mu mihigo mu gihe hari utwakomeje kuba indashyikirwa. Ni ikibazo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagarukagaho hafi ya buri gihe uko yagaragarizwaga ibyagezweho mu mihigo y'uturere abayobozi banahiga imishya. Muri manda ya kabiri y'abayobozi b'uturere hanagaragaye kwegura no kweguzwa kwa bamwe muri bo. Kigali Today n'igihe.com bivuga ko 48% by'abayobozi b'uturere begujwe kuva mu mwaka 2008, aho benshi bagiye basiga uturere mu bibazo bikomeye ahanini bishingiye ku bukungu kubera kudakoresha neza umutungo wa rubanda. Nyuma yo kwiyibutsaho gato bimwe mu byaranze manda ya kabiri y'abayobozi b'uturere yarangiye muri uku kwezi kwa kabiri, hano muri studio turi kumwe n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uturere ndetse n'umujyi wa Kigali, akaba ari ishyirahamwe ryitwa Riga. Uyu muyobozi rero ni Bwana Kangwage Justus. Kangwage Justus akaba n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo. Muri manda ishize turabakiriye muri studio za TVTN. Murakoze cyane. Bwana Kangwage rero manda ya kabiri y'abayobozi b'uturere iherutse kurangira. Ni manda urebye yatangiranye na gahunda ya leta y'imbaturabukungu icyiciro cya kabiri. Hari ibikorwa byinshi mwagezeho birumvikana mu gihe cy'imyaka 5. Mushobora kutubwira bimwe muri byo akenshi byo mufata nk'iby'ingenzi bishobora kuba biyoboye ibindi? Urakoze cyane. Muri iyi manda abayobozi bagenzi banjye dufatanije gusoza mu turere twose tw'u Rwanda, ikintu umuntu asubiza amaso inyuma agahera ko anibuka nuko kwari ukongera imirimo mu rubyiruko. Icyo kintu muzi ko cyari cyaragiye kigaragara muri gahunda zitandukanye, tukaba twishimiye ko igihugu cyashyizemo imbaraga, inzego z'ibanze zishyiramo imbaraga, bigaragara ndetse mu mishinga yagiye igezwa ku bigo by'imari, harimo na BDF yaje kunganira na za SACCO. Umuntu rero yashubije amaso inyuma akibuka abana b'abasore n'inkumi babonye imirimo ahera ko yishimye. Ni nk'ibiki noneho mushobora kuba musize bidakozwe cyangwa se byatangiye ariko yenda bikaba bitarasozwa ku buryo abayobozi bashyashya bagomba kubyitaho muri manda ikurikira? Icyo umuntu wenda yumva gishobora kumubabaza nagaruka inyuma naho wasanga kuri wa murongo uri hagati y'abakene bafite ubukene bukabije ukigaragara. Nubwo intambwe yatewe ari ndende, ariko ubona niba umuntu umwe atabona ibisabwa, ukabona ari kuri hasi ya wa murongo,
icyo ntawe kitababaza ari uriho uyu munsi ari n'uzabaho ejo, igihe azaba abona hariho abari hasi y'umurongo w'ubukene bizamubabaza. Ariko igishimishije no kubona ko ingamba zihari ari nziza, ukabona ko amahirwe agenda agera kuri bose. Nkaba numva ngewe byambabaza yuko ejo niba narasanze hari abakene nkasiga bagihari, n'undi nawe batoye nasiga bagihari, nkaba numva aho ngaho harimo ikibazo umuntu yababara. Ariko hari ikintu cyagiye kigaragara, umuntu yavuga nko guhatira abaturage kwitabira gahunda zitandukanye zimwe na zimwe za leta. Navuga nk'urugero gahunda ya mituelle de santé, aho wasangaga abaturage bafatirwa amatungo bakagenda gafungiranwa ku biro by'utugari n'imirenge kubera ko batarishyura mituelle de santé. Gahunda yo kwambara inkweto, izo ni zimwe mu zo ndi kuvuga, aho wasangaga hari abatangiriwe mu mihanda babujijwe kurema isoko ngo nta nkweto bambaye, ugasanga abaturage aho ngaho ntabwo ibyo bintu babyishimira, barimo barabinenga. Muri rusange ibintu nk'ibyo ngibyo byaterwaga n'iki? Mu kinyarwanda ni umugani bavuga ngo umubaji w'imitima ye ntiyayiringanije. Iyo abantu bose bari bazi ubwiza bwa mituweli, bari bazi n'agaciro ko kwigisha umuntu ibintu akabikora bimuvuye ku mutima, ibintu byose byahera ko byihuta kandi bikanoroha. Wa wundi utegereza ko bamusunika ngo abanze atangirwe mituweli, ntabwo umuntu yakwifuza ko azahera mu buriri se cyangwa ejo nakomereka akananirwa kwishyura amafaranga yuko atishyura 3,000 by'amanyarwanda. N'umuyobozi nawe azi ibyiza byo gukorana n'umuturage uje wese wemye kandi yumva na izo gahunda, nabibyo n'ibyabo. Mu banyarwanda rero nubwo indangagaciro nyarwanda zigenda zishinga imizi, harimo rero abantu bamwe baba bagifite imikorere mibi. Nizere ko nta meya uba watumye umuntu ngo umuntu uzamufate, nizere ko nta executive w'umurenge wabikoze, waba yabaye ikigwari. None byakorwaga biturutse ubwo n'ubugwari bw'abayobozi, kandi ibigwari akenshi ntibitinda kumenya ko byibeshye. Nkeke ko naho byavuzwe nabo nzi tuziranye bagiye bafatirwa ibihano. Ikintu kijyanye no guhimba ibyagezweho, imibare se, ugasanga umuntu aravuga ko hari ibyagezeho atagezeho. Kuki biriya byakorwaga? Ese hari imbogamizi zabagamo mu mihigo? Abaturage bagize uruhare mu gikorwa, mu kugena inyandiko zikaba zizwi mu mudugudu, mu kagari, ku murenge, ku karere, bikavugwa, itangazamakuru nk'iryanyu rikabigiramo uruhare, abantu bakabivuga. Ejo guhimba ntiwahimba, uhimbye wahimba rimwe, ubwa kabiri byagushibukana. Nkaba numva rero uruhare rw'abaturage mu kurinda iyo mikorere mibi irimo ubugwari n'ubuswa byose irangira kubera igenamigambi. Ariko binajyanye no kuba yenda hari n'abagaragaraga usanga bamwe bayigeraho kenshi cyane, uturere tumwe tukaba indashyikirwa, utundi tugahora inyuma. N'ibintu umukuru w'igihugu yagiye akunda kugaragaza ko atishimiraga muri no manda ishize. Birashoboka ko hashobora kuba hari ikintu kibyihishe inyuma, niko ntekereza. Ni birumvikana, wagira Imana niko uturere twose twabaduka kakaba nka 99%, ntihagire abazarira yuko buri munyarwanda arimo gushaka kujya imbere. Ibyo birumvikana nk'umukuru w'igihugu afite kubabazwa nuko igice cy'abanyarwanda bamutoye kikagaragara inyuma uyu munsi n'ejo bundi, kandi agifite ku mutima, gihoza ku mutima. Ubwo hari n'igenda yakwibaza atari ko kuki gice kinyoza ku mutima, uriya muyobozi nawe agihoza ku mutima. Birumvikana nkaba numva ikibikemura no kunoza igenamigambi, ukagira abayobozi bahora bumva icyo umukuru w'igihugu ashaka, bakabonesha amaso n'icyo abaturage bifuza, bakamenya neza aho igihugu kigana. Hari n'ikindi ariko kigendanye no kweguzwa byagaragaye kuri bamwe mu bayobozi muri no manda ya kabiri. Mushobora kugira icyo mukivuga, biriya bintu ni ukubera iki? Kwegura by'abanyarwanda gusa ku isi hose, ndetse n'iy'abantu birukanka, hari abikubita hasi bakagwa, abandi bagakomeza. Ibyo kwegura byo iyo harimo kurushanwa, ibintu nk'ibyo bibamo.
iyo mudagishoboye utagifite umwuka uhagije wo kugira ngo wirukankane n'abandi urategukagwa, iyo uguye rero abandi barakomeza, abo rero beguye reka tubibare nk'aho baba batagishoboye kugenda batyo. Ariko ikibazo ni uko umuyobozi aba ahagarariye abaturage, hama iyo weguye udindije abaturage. Impamvu rero zituma wegura, zatumye na bamwe begura ni nyinshi zitandukanye. Nagiye abaturage baba bashaka kuvuduka, umuyobozi igihe atavudukanye nabo cyangwa ngo avuduke kubarusha, abaturage bafite ubwo bubasha. Igihe n'umuyobozi yumva imbaraga ze n'ibyo abaturage bifuza, nabyo iyo bibaye nabyo yakwegura. Hari icyo mushobora kuvuga nk'inama, ese abayobozi bazatorwa bazitwararike kuki kugira ngo babashe kugera gusoza inshingano zabo? Ubumenyi mbona aribwo bukunda kuzonga abayobozi. Umuyobozi akaba atazi gahunda z'igihugu, akaba atazi gahunda mpuzamahanga, gahunda zirenze igihugu kimwe. Ubundi twageraga iz'ikinyagihumbi, tugiye kuri za SDGs, ugasanga umuyobozi ni wa muyobozi umeze nk'uyobora umudugudu, akaba atari umuyobozi ufite wumva uhuza ibyo iwabo ku musozi ngo abihuze ndetse n'ibindi mpuzamahanga. Kandi nyamara umunyarwanda uri ubu ngubu we ubumenyi we mu gitondo arumva za radiyo zose, arakurikira radiyo, arasoma, araganira n'abantu bose. Kandi numva rero umuyobozi akwiye guhora yihugura. Ariko noneho hari n'amahirwe igihugu cyacu cyatanze, kwegera itorero rwose bakaba intore, babona amahirwe bakajya mu itorero baba batabona. Kuba intore nk'umuyobozi ndagira ngo yenda mu bisanishe no kugendera mu murongo indangagaciro nyarwanda ukazishyira imbere, zikaba arizo zikuranga kugira ngo ukorera abanyarwanda niko ufite indangagaciro nyarwanda, ukazishyira imbere zikakugaragaramo. Waba ugenda umuntu akaba aturiye ni intore ni intore yo mu Rwanda, uziko abanyarwanda nta handi intore ziri ni mu Rwanda, ariko umuntu akakubona indangagaciro akubonamo n'abatari kuriya n'umunyamahanga cyangwa n'umunyarwanda. Noneho umunyarwanda w'umuyobozi wo mu Rwanda aba numva ari cyo kintu, arizo nama nabagira. Mu butore harimo ibisubizo by'ubuyobozi. Murakoze cyane bwana Kangwage. Kangwage Justus niwe twaganiraga, n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uturere ndetse n'umujyi wa Kigali, akaba twaganiraga kuri gahunda zagezweho n'imbogamizi zagezweho muri manda ya kabiri y'abayobozi b'uturere yarangiye muri uku kwezi kwa kabiri. Nge nari Felix Uwitonze, mukomeze kunogerwa na gahunda za TVTN.